Titi muri MTN wacu muzika 2024 n'ubwa mbere ukubisemo by the way na experience wabonye gute? Na experience nabonye neza cyane nko mubyinnyi ubundi nari menyereye kubyina inyuma y'abahanzi ariko kubona nahawe performance yanjye nyine na team yanjye ni ibintu birenze. Kubera iki wahisemo kuza hano cyangwa niho bakwishyuriye honyine? Niho banyishyuriye honyine. Abanyagisenyi babonye gute? Na bakunda umuziki cyane ko bakunda kubyina ngira ngo abari bari hano babibonye ko bahamagaye ngo Titi Brown kuko n'ubundi nabyina ubona nyine ahantu hose bavugije induru bigaragara ko dance hari urwego imaze kugeraho. Titi ubu uri kumwe n'abandi bantu benshi ariko akenshi tuvuga Titi Brown ni itsinda Titi Brown washinze itsinda Titi Brown cyangwa uza wenyine ukizana abapapa? Ni ukuvuga urumva ngiye bamamagara nkanjye nkuko mubona Sherry Silver bamuhamagara muri za Chogam za hehe akaza nyine agakoresha agakorana na timu y'ababyinnyi. So nukuvuga ngiyewe ndi brand. So yo Bubu amamagaye amaye akazi nanjye makazi abandi babyinnyi kugira ngo dukomeze gutezanya imbere nk'ababyinnyi. Ariko ngiyewe nkora ku giti cyanjye nta groupe mfite timu y'ababyinnyi aho. Reka iki nyikubaze gutya kubona girlfriend yaje kugusupportinga bisobanuye iki? Kubona besto yaje kunsupportinga ikintu bivuze arabisabwa agomba kubikora ni inshingano ze kubikora kuza kunsupportinga kuko turasupportingana. Ariko nuramwigisha udupango nawe ujye umuhaka arakubita ahubwo arabyina ahubwo umwuga we ni ugukina filime. Bavuga ko akenshi like ababyinnyi ngo mukora goro nshya ariko ngo hari nk'umuhanzi Chris Brown Sandro cyangwa se Diamond Platnumz basoye bavuga ko ngo nta creativity mugira. Abantu bavuga ko ababyinnyi bo mu Rwanda bya creativity icyo bivugaho. None se wabonye performance? Wabibonye? None wabibonye ute? Ni ibintu birenze. Ni ukuvuga ngo mitetsubiza n'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo stage performance bitandukanye na trend. Muri kino gihe ikintu gisigaye gikora ni trend, sibyo? Nimba Komasa viri gutrendinga nkayikora iranzamurira imbuga urumva binafashe na kariyeri yanjye gukora. Ariko nibigera kuri performance ndakora ibintu bitandukanye. So ni ukuvuga ngo muri kino gihe ushatse gukora ibintu biri seriye kuri social media urabyirebera. Ni ukuvuga rero niyo mpamvu n'abanyamakuru namwe hasohoka inkuru mwese mukahita muyivugaho. Ntago wajya kuvuga ibijumba kandi bari kuvuga ibitoki. Nta muntu wareba iyo nkuru yawe y'ibijumba. So ni ukuvuga rero kuri social media dukora trend of course. Ariko when it comes kuri performance ugomba kuyigira tight ngira ngo abari bari hano mwebwe mwabaye abahamya bo kubihamya. So rero mpamvu abantu bango dukora ibintu bimwe ntago dukora ibintu bimwe dukora ibintu bisa nk'iby'abandi babyinnyi bo ku isi. Dukora ibintu bigezweho. Ntago uzajya gukora ibintu bishaje uzabona akazi. Nibyo. Abakunzi ba Titi Brown tunasoza kugira ngo tunakureka mu rugendo n'irurere. Ni iki bakwitaga imishinga mishya ni yihe? Babibonye nyine ko byatangiye kuza. Umuhanzi bahamagare n'umubyinnyi. So ibindi bari gukora ntago mba ndi kubyikorera, mba ndi gucira n'inzira ababyinnyi bagenzi banjye. Uyu munsi abari ngewe wenda ejo bahamagara Jojo, ejo bahamagara n'undi mubyinnyi akaza kuri no stage ariko biciye muri no nzira. Bakomeze bansupportinga, bakomeze banshyigikire. Ewana ndabakunda cyane nshimiye n'abanyarubavu banyeretse urukundo rudasanzwe ibyiza biri imbere nuko muramvuga. Wowe na Nyambo dukunze kubabona muri iyi minsi kuri YouTube. Nta projet mufitanye kuri chaîne za YouTube? Yego tugiye gutangira filime. Yawe nawe? Yanjye nawe n'abandi bantu. Yitwa gute? Ayisasi. Yitwa gute? Muzabimenya. Ninde wayanditse? Ni wowe? Ni Nyambo wayanditse. Bagende bakore subscribe. Njye ntago nakandika, njye ntago nabishobora. Nanjye ngomba kuba nyirimo kubera ko ngomba urumva iyo uri umubyinnyi ushobora no kwactinga byose birashoboka. Bagende bakore subscribe kuri channel ye izajya cyo filime bita Love Win niho iyo filime izagica. Yego. Ni Baby Art ni Jojo. Ni bose. Ntukaniranye n'ababyinnyi ni bose ndabemera n'ababyinnyi banjye kandi ni cyiza cyangwa ni emi nyawe ni emi kinege ni mwese yego si cyiza. Hanyuma Titi Brown ababyinnyi navuga ko muri abahead cyangwa se mwatangiye bino bintu harimo Benda harimo wowe harimo Sina Jojo Breeze. Benda ntago yabitangiye aje vuba ni Jojo wamuzanye ninjye wabitangiye Jojo arabikomeza azana na Benda. Yego muri batatu muri zino stage zose 8 nta n'umwe wigeze ugaragaraho. Bivuze iki bisobanuye iki? Mwasubiye hasi cyangwa nuko nta kazi mwabonyemo? Zino stage zose nawe wigeze ugaragaramo. Ni ukuvuga ngo ngewe akazi nahawe nako kuri finali. Yego n'ubutaha ashobora no guteganya kuvuga uzakora muri eshatu uzakora muri zose. So biterwa n'umukiri ukuntu yaba yabibonye cyane ko dance nagira konvesinga kuri no mihanda sibyo. Urumva ngewe natangiye kwipanga akazi kandi mwabibonye ko public irabikunda. Nanashimira by the way Bubu na EAP na MTN muri rusange kuba barangiriye iki cyizere. By the way ni ibintu bikomeye sibyo. Ndabashimiye cyane kuba baramaye no mahirwe nkakora kandi namwe nk'abanyamakuru gukomeza guteza umuziki imbere nuko nanjye mu mano
amahirwe mbere ubundi yari umuhanzi umubyinnyi mwabaga mwamushyize ku ruhande ariko byabaga bikwiye kuko nta kintu twari dufite tubwira abanyarwanda ariko ubu ngubu turagifite. Hanyuma Titi Brown ndi gusoza ababyinnyi mwembi mubona mudakwiye gutegura namwe ibitaramo byo kubyina cyangwa se? Ukuri kw'Imana ndashaka kubitangira nanjye next year kuko nabonye ko dance imaze gukundwa natwe rero next year nyine biba byiza gutegura ujya gusimbuka arabanza agahera inyuma. Yego Emi kuri kumukoma byagenze gute? Narambiranye uko numva katagira ngo tubwire ku kijyanye na murumuna wawe uvuga ko utamuhereza umwanya ngo yigaragaze. Ikintu navuga zira ni family ishi cyambere ariko murumuna wanjye ngiyewe ndamukunda sibyo nicyo kintu nabwira abanyarwanda nawe arabizi ko mukunda gusa kandi nababwira ko ibyiza biri imbere sibyo rimwe tuzicara tuganire kandi ziko bizarangira bigakemuka. Icyambere nyine ni ukuganira sibyo none se si umuvandimwe wanjye erega no gukora biriya we ashobora kubikoreshwa n'umujinya ariko igihe kiragera tukicara tugahuza sibyo n'abavandimwe n'abantu bakundana baragenda bagatezanya imbuga nkoranyambaga ejo mukongera mukababonana biriya nabirenze biriya ni ibintu birangira gusa icyo njye nabwira abanyarwanda uriya ni murumuna wanjye nkunda kuko hagati yanjye nawe harimo abakobwa ndamukunda cyane arabizi nako nawe. Titi wakoze cyane nawe mwakoze abanyamakuru rwose ndabashimiye cyane.